Ni amakuru yongeye kumvikana umunsi tariki icyenda z'ukwezi kwa kabiri 2025. Ni amakuru y'impanuka yongeye kuba igahahamura benshi. Ni impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa fuso yagonze umunyeshuri ahita yitaba Imana. Uyu mwana mutoya cyane uri hagati y'imyaka 6 ndetse n'irindwi wahise witaba Imana bitewe n'imodoka yari imugonze. Byahamuye benshi by'umwihariko ababyeyi b'uno mwana ndetse banaka indishyi y'akababaro kuyihabwa, ndetse amafaranga menshi cyane bakomeje kugenda bacafusa. Bavuze ko ubuzima bw'uno mwana buruta ubuzima bw'umuntu mukuru, bityo barimo baraka umuryango cyangwa se barimo baraka umushoferi wari utwaye ino modoka amafaranga menshi cyane kugira ngo arihe uyu mwana wese witaba Imana. Ni amakuru tugiye kumva no kuri Zafu TV Info Rwanda. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro kandi subscribe nurangiza no kunzogera kugira ngo uzajye uhora ureba amakuru yacu dukomeza kugenda dukora umunsi ku wundi. Twakoreraga kuri Zafu TV Rwanda ariko muri ino minsi twimuriye kuri Zafu TV Info Rwanda. Ni YouTube channel ebyiri zitandukanye, gusa zose ni umuyoboro umwe kandi ushinzwe kubagezaho amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nagutindiye mu karere ka Nyamasheke, fuso yagonze umunyeshuri mu karere ka Nyamasheke. Habereye impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa fuso aho yagonze umunyeshuri witwa Uwamahoro Valentine ahita yitaba Imana. Nyakwigendera kwa tariki 5 Werurwe 2025 yagonzwe n'imodoka ubwo yari ari kumwe na bagenzi be bavuye kwiga mu masaha y'umugoroba. Iyi mpanuka yabereye mu muhanda Rusizi Nyamasheke urenze gato isantere ya Kinini mu kagari ka Rwesero umurenge wa Kagano. Iyi mpanuka yabereye mu muhanda Rusizi Nyamasheke urenze gato isantere ya Kinini mu kagari ka Rwesero umurenge wa Kagano. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yavuze ko iyi mpanuka yatewe n'uburangare bw'umushoferi. Ati ntabwo nibura imodoka yamugonze yambuka umuhanda arimo hagati yagenderaga ku ruhande, uwo mushoferi aza kuba atarangaye ntabwo ari kumugonga, nuko yasatiriye inkombe z'umuhanda aho uwo mwana yagenderaga bize gutuma umushoferi amugonga. SP Kayigi yavuze ko abaturage bavugaga ko hakunze kubera impanuka, bityo hagiye gusuzumwa niba hazajya ibyapa kugira ngo byikomeze kugenda hirindwa izi mpanuka zikomeza kugenda zabera. Ntabwo twari tuzi ko hakunze kubera impanuka, ni amakuru muduhaye ariko abantu basuzuma dufatanyije n'izindi nzego kugira ngo niba ari ibyapa bikenewe aho hantu bihashyirwe impanuka zigabanyuke, kuko ibyo dukeneye cyane ni umutekano w'abantu. Uyu mwana Uwamahoro Valentine w'imyaka mikeya cyane uri hagati y'imyaka 6 ndetse n'irindwi witabye Imana ubwo yaravuye ku ishuri, bivuga ko yigaga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Ababyeyi be bababajwe n'urupfu rw'uyu mwana ndetse n'urwego rw'igihugu rushinzwe umuhanda traffic rubabazwa n'urupfu rw'uyu mwana, ariko amakosa yose ahita ajya ku mushoferi dore ko ari we wari wihishe inyuma y'ino mpanuka. Bitaba bivuga ko yahise atabwa muri yombi kugira ngo hakomeze hakorwe iperereza ndetse n'inimbitse. Amakuru usanga gusa turi buze kuyakomereza kubera ko dufite amakuru menshi cyane. Ngiye kubwira andi makuru y'impanuka yabaye mu bwoko bwa fuso yabereye i Rulindo aheruka no kubera impanuka yahitanye ubuzima bw'abantu batari bakeya cyane. Muri impanuka yabaye mu karere ka Rulindo yahitanye ubuzima bw'abantu bagera kuri 25 bose bakitaba Imana, hari n'umwana warokotse. Nabagiye mbona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye bakomeje kugenda mukorera kuri uwo mwana muvuga ko uwo mwana rwose yarinzwe n'Uwiteka. Hari n'andi makuru rero yongeye kumvikana muri kariya karere ka Rulindo bivuga ko hari impanuka zikomeje kugenda zihabera. Reka makuru rero tuyashake nayo tuyinjiremo twumve uko byagenze ibyino mpanuka. N'imodoka mu bwoko bwa fuso nayo yari itwaye imodoka yo mu bwoko bwa fuso nayo yari itwaye ibyuma. Polisi ibitangaje nyuma yaho mu gitondo cyo kuri tariki 6 z'ukwezi kwa gatatu 2025 imodoka y'ikamyo yari itwaye ibyuma bya ferabeto ivuye mu karere ka Musanze yerekeza i Kigali yageze mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rusiga aheruka kubera impanuka ya bisi itwara abagenzi ikaburiramwo abantu benshi cyane ubuzima. Kontineri yavuye kuri iyo kamyo maze iramanuka muri metero 100 iza gutangirwa n'ibiti. Bicika ko umushoferi yatinze gufata feri akayifata bitunguranye bigateza impanuka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yabwiye Zafu TV Info Rwanda ko muri iyo mpanuka nta muntu n'umwe wayiburiyemo ubuzima, aniyo mahirwe. Yongeraho ko abashoferi baba bakwiye kwitwararika no kuba maso igihe cyose batwaye. Ati nta kibazo kiri tekinike igihari ni
ikiri kuhabera ahubwo uburyo abakoresha umuhanda bitwara cyangwa se batwaye ibinyabiziga, uko imodoka ishobora gufata feri ipakiye bitandukanye n'uko ishobora gufata feri idapakiye. Iyo ushatse gufata feri mu buryo butunguranye byanze bikunze ishobora guteza impanuka cyangwa ugateza ikibazo. SP Emmanuel Kayigi akomeza agira ati igihe cyose umuntu atwaye imodoka iyo ashatse guhindura feri ategura mbere y'igihe, mbere y'uko agera hahandi ntabwo igikorwa gikorwa ari uko wamaze kugera ahantu ugiye nyirizina ugiye. SP Emmanuel Kayigi yasabye abashoferi kwitwararika. Icyo abantu basabwa ni ukwitwararika igihe bari mu modoka batwaye, bakamenya ko imodoka cyose yakora impanuka isaha ku yindi iyo ari yo yose, ni ahantu aho ariho hose, si muri kaburimbo gusa, no mu butaka cyangwa se mu muhanda usanzwe naho hashobora kubera impanuka. Polisi ivuga ko abatwara imodoka bakwiye kuzajya bacunga neza ibyo batwara, kudadohoka ingamba cyangwa se kutica ingamba zashyizweho zigamije gukumira impanuka, bagira uruhare mu kwirinda gukora urujijo cyangwa se mu kwirinda gukora izo mpanuka zose zikomeza kugenda ziba. Kanda subscribe kuri YouTube channel kandi dukomeze n'andi makuru dukomeza kugenda tugukorera.